abakunzi ba Docs 14 TV twongeye kubashimira uburyo mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Aka kanya tugeze noneho mu gihe ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro kiri special kuko kigiye kugaruka ku byerekeranye n'ibiciro by'ibiribwa. Muri studio ntabwo ndi jyenyine ariko ngiye kugeza ikiganiro nitwa Niyibizi Jean d'Amour, nkaba ndi kumwe n'umutumirwa kugira ngo nawe yivuge. Nanjye nitwa Pastor Amakuru Mashya. Nanjye mbonera kubasubiza. Yego. Bahikaze kugira ngo mukurikirane. Nyamara ibintu twaganira habamo umuti kabisa. Ariko nkanjye nasabaga ngo twegere Imana cyane. Yego. Kuko iyo wegereye Imana hari ibyo uvugana nayo. Mbese amazina none Pastor tuguhaye ikaze no muri studio za Docs 14 TV. Nkuko nabivuze tugiye kuganira ku biciro by'ibiribwa. Impamvu twaguhamagaye nuko tuzi ko ufite inaribonye nk'umuntu w'umuvugabutumwa uhura n'abantu benshi cyane abakristo. Burya mwebwe amabanga bahishurira bitewe n'ukuntu ubuzima buhagaze hanze. Ese wenda mbere yuko twinjiriza ku byerekeranye n'ibiciro, nta nkuru wenda uziza abantu uko ubuzima buhagaze muri iyi minsi uko bimeze? ibibazo bitanoroshye cyane. Yego. Nahoze ntembera muri karitsiye gatoya. Yego. Reba abantu dufatikanyije kuyobora uyu murimo. Yego. Cyangwa muri uyu murimo ariko turi kuganiraho gakeya. Dutembera mu nzira ari kumwe n'umukozi w'Imana. Yego. Naje gukubitana n'umugabo. Yego. Wa muntu w'Imana yari afite ikibazo kiremereye. Ikibazo ni iki? Abadukurikiye umubyumve bumva umuntu w'umugabo arimo yivugisha. Yego. Avuga ati umunyu, amakara, intoryi, ese ibi bintu biravamo? Arangije ajya byivugisha gutyo, ntabwo bari kuganira. No hatwe turi kugenda inyuma yiwe, turi kumva bari gusatira. Icyiza niko nafata madamu tukajya mu cyaro tugahanguza. Yego. Aha, uvuze neza rero uwo muntu urumva wenda bivuze neza nk'umuvugabutumwa ariko nkaye je mitabo byumva ukuntu agendaga yijuru. Ariko manage ngo nta munyu doko urumva je ubwo bitabyumva wenda bivuze neza nyine nk'umuntu w'umuvugabutumwa ariko mara ikibazo gikomeye cyane. None se wenda hagati aho ngaho duhise dutangira uko ibiciro bihagaze hanze ku masoko, wenda nimba hari amakuru ufite ntabwo mbizi. Ndaganira n'umuntu w'ikintu giteye ubwoba. Yego. Abantu bari bahugiye mu bintu byitwa ibitoki. Ibitoki igitoki cyageze kuri 35. Ikiro kimwe? Ikiro kimwe. Polito wigeze ubwira ngo ikiro cy'igitoki muri Kigali ikiro cy'ibitoki. Uko ntekereza se buriya wenda igitoki kiringaniye buri kiro cyarenze amabere 5 ra. Kandi wenda bangahe? Wenda ashobora kuba afite umuryango munini ariko ndafite umuryango munini se. Wenda bakora reka mfatire iwanjye. Ndi wanjye nimba ashobora guteka ibiro 5 wenda. Ariko ubwo nta kindi kintu navanze ma nyine ibiro 5 byonyine bibaye bike bishoboka. Ibiro 5. Byaba hasi. Rega kwigira ngo turaguhaga. Turira kubaho gusa iko bimeze nohereye se iki cyakuza. None se sibyo tumisoma tuvugana ku biciro by'ibiribwa n'ubushobozi dufite nyine ngo ntungutse hari urambira atari hari byanangaje rero tubiganira. Ni gute umuceri ugura amafaranga igihumbi na magana 5? Rero uva message gusa ayo sa amafaranga bashyizeho. Iyo message zirisukiranya no kuvuga ku bibazo by'abantu. Ese tubagira inama buryo cy'ibiciro twareba kuntu byajya hasi cyangwa dusabe leta yacu ibipungu. Akunzi ba Docs 14 TV, kuba nicanye n'umuvugabutumwa cyo kuba afite amahirwe twatari kuvuga ku biciro wenda uyu munsi nanjye turi buryo tugahaga wabona wenda uko nanjye ndi burengera imigisha. Ariko icyumvikana nimba ikiro cy'ibitoki kirugura amafaranga 350, hanyuma ikiro cy'umuceri kiri ku cya 5. Yego. Kiri ku cya 5. Ikiro cy'ibirayi ngo haraho kigugura amafaranga 500. Yes.
Cyo kirombo tugaya tugenda hari ubwo urebye ikire cy'ibishyimbo noneho cyo re ni icyatanu nacyo. ubundi mu buzima busanzwe turi nk'abanyafurika buriya ibiryo ya mbere tuba dufite twumva twishimye ni ikintu cyitwa ibishyimbo. None nimba ibishyimbo yeze ku cyatanu se ubumva ubuzima bwacu hanze bimeze gute? Niba wagendaga ubundi mbere ibiciro bitarazamuka, Yego kubera imibare abanyarwanda bafite, buriya abantu bafite imibare ya mbere yego ibaho bazi managingi, bazi ko managingi ubuzima. Mu banyarwanda turi abantu. yego Igishyimbo buriya ni ibintu nemeraga bya mbere bibaho. yego Impamvu nemeraga ibishyimbo cyangwa n'ubu ndabyemera, ariko ubu byazamutse, ariko birabyumva ibishyimbo. yego Naguraga nk'ibiro bibiri biguze amafaranga yanjye $600 cyangwa bigura $700 ikibiro bibiri. Kiba hasi cya 3,500 kiri hasi. Ariko ngeze muri karitsiye gutya ntungurwa n'ukuntu umuntu yavuze ngo ti niba ibishyimbo bitabonetse ubuzima burahagaze. Mana birapfira. uri umuvugabutumwa ariko birumvikana ubundi twebwe ni Kigali, wenda ahubwo ndumva wowe nka pasiteri uri umukire niyo mpamvu waga ibiro bibiri. Njyewe n'ababeshyi buriya twe dukunda kwihara icyo bita mituyu. So mituyu rero ku bishyimbo abadukurikiye hari abayizi neza, wenda hari abazi mituyu bagura zandi bagura by'amayinite, ariko twe mituyu tuvuga ni mituyu tugura z'ibishyimbo. Genda kuri butike nkabona ndashaka mituyu, cyangwa twajya tugura mituyu y'ijana, mituyu ya 200, ariko hari ngo mituyu ya make hari ni ya 300. So nimba ari rushimwe hari wenda ntabwo ndabyitegereza ndeko bapima, ariko n'udushyimbo nyine nawe dutetse bagushyiramo, ariko ushobora ko nta rushe ebyiri hari zivugura. Urumva rero ni ikibazo. None hari ikindi twebwe tugura buriya waguraga mituyu ukaguha na pake. Abadukurikiye wenda pake barayizi, ntabwo ari pake y'amayinite mu by'ukuri, ahubwo ngo iyo uguze mituyu y'ibishyimbo pake nta mamiringo bakongereramo. So rero twebwe yuko ubundi Kigali twebwe kwibera gura mu buzima bwa twebwe nibyo bidutunga. Abuye kuvuga ku buzima, ariko hari umuhanzi nkunda cyane wakundaga kuririmba mu buzima buri imbere biteye amatsiko. Yes. Biteye amatsiko. Ubundi hari icyo twari twiteze muri 2020. Yego. 2020 iyi ngiyi yarahindutse, iyo twari twitezemo ibisubizo. Aho ngaho wenda icyo nakubwira wenda yanga gukinga ijambo. 2020 ntekereza ko itabaye ibihugu yabaye nziza, kandi reka mubwiza ukuri 2020 mu mpamvu twicaye hano nuko 2020 yadukundika tugendekera neza. Ntabwo yabaye nziza. Icyo cyo ibaze kugufungirana kuwa mbere guma mu rugo, kwa kabiri guma mu rugo, ukwezi kugashira, iminsi 20 n'ingahe turi muri guma mu rugo. Okay, ibyo birumvikana, ariko byararangiye. Ahubwo icyo turiho nonaha turi kujyana cy'ibiciro uko ibiciro bihagaze ku isoko, tugendanye n'icyerekezo. Tuvuye rero ku bishyimbo tubonye ko ubwo buzima bwanze kuko ibishyimbo byahenze. Bivuga ngo natwe twaguraga mituyu uragafite 100 nkabona mituyu none biranze ibiciro 300 bya mituyu. So urumva ko ubuzima bwanze. None tureke ibyo biciro, nimba umuceri ikiro ari icyatanu, bivuga ngo nimba mu rugo umuntu yatungaga n'ikiro cy'umuceri cyatanu, bone ukankubarire hanze aho wenda fate nk'ubuzima bw'umuyede, oya umuyede ahembwa menshi. Umuhinzi hanze aho umuhinzi ari kwinjira ni icyatanu hari, kandi umva ari byo wenda ndi gufatira imwe ibi bice nyine icyatanu ni menshi. Okay, oya ntacyo gafatireho umuntu uzamuhinzi abona ahembwa icyatanu. Ngaho mbwiza ukuri, wenda nimba umugore cyangwa umugabo ari ubasha gukora agakora icyatanu ku munsi, abo bantu bazarya kabiri ku munsi cyangwa bazarya rimwe ku munsi. Ntabwo urabibwira iki? Ikintu kimwe icyo kiri kugabanuka. Ubundi hari icyo leta y'u Rwanda yari yateganyije, yavuze ko umunyarwanda nibura akwiye gutungwa n'idolari rimwe ku munsi. Ntabwo rimwe ryagutunga, ntabwo rizagutunga. Ese ko hanze aha muri karitsiye icyo bavuga ngo idolari riri kuzamuka, inyarwanda rikajya hasi cyane. Oya rero ari ikintu ushaka twijyane mu bintu by'amafaranga. Buriya iyo tugiye mu bintu by'agaciro k'amafaranga, hari igihe umuntu ashobora kubibara kwiga ko ifaranga ry'umuntu ryataye agaciro ko turitagaye agaciro, ahubwo isi ahantu igeze
iri guhinduka nyine. Ni ukuvuga ngo rero ko ibintu bihinduka ntabwo twaba ngo uramenya amafaranga yataye agaciro, ahubwo hari ibintu byinshi wenda dukora ikiganiro kibyerekeranye n'amafaranga gishobora gutuma ibiciro bizamuka. Iyi saha niyo turi kureba kuko tuvuga ngo ese kuki ibiribwa ahubwo byabuze ku isoko. Icyo kintu kirimo imbaraga nyinshi cyane. Gusobanura kwanza ndimo ndarebaho hano, ndi kureba ku biciro hano, nsanga ibiciro byageze ku mafaranga ari hejuru umunyarwanda atabasha gukorera. Ese umuntu ufite umukozi wo mu rugo? Ntawe mfite. Ariko njyewe naganiriye n'umuntu ufite umukozi wo mu rugo, arambwira ndetse niba umpemba amafaranga 20,000, nkagenda najya guhahira iwacu nshaka kohereza umukozi ngo yari afite umwana mu rugo, ariko ngo bisaba ko nibura agura agafuka k'umuceri akakohereza kugira ngo kamufashe mu mibereho y'akazi arimo. Ati niba mumpemba 20,000 ku kwezi, umufuka w'umuceri ukaba wageze ku bihumbi bigeze muri 100, none urampemba 20,000 bimarira. Tugarukireho hano turi kureba hari abantu benshi bagaye imishahara. Bagaye imishahara reka bayigaye byakubwira. Impamvu bagaye imishahara, niba uri guhembwa 30,000 ku kwezi, urishyura inzu ukuremo ayo urya. Ubwo urabona kubitanye n'abantu bazinze ibirago bagiye bavuye mu mujyi wa Kigali. Ariko ngo aho bagiye naho dukurikiranye aba ati nubwo tugiye izuba ryacanye, nta mahirwe dufite yo kuzabona ibishyimbo byo kurya, izuba ryagumyeho, ubundi bigura 3. Ndi kubyumva. Abakunzi ba Dogs 14 TV, nkuko twabibabwiye turi mu kiganiro cyo ku ibiciro by'ibiribwa, kandi nkuko mwagiye mubyumva musesenguzi turi gukora ni uko ibiciro hanze bimeze nabi. None pastor, cyumvikana ubuzima bwanza buragoye kuko guhera ku mboga, inyama, amavuta, ibintu byose ubu nta kimwe kidahenze, sibyo? Ariko ubuzima bwo hanze buri guteza umwiryane mu miryango. Nk'ubu urajye hari urugo nzi ntakubeshye genda bizi ko barya rimwe ku munsi, ariko wenda babashije kubyumvikanaho, gusa nyine muhuriye mu nzira ntabwo wabikeka. Ariko ikintu gitangaje ni uko benshi bakubwira ngo urugo ku kigero rya 2 ku munsi ngo ni urugo rukomeye, cyangwa harimo gukabya cyane. Gusa ntabwo bakabya, ariko bibaye make hari imfizi. Ariko ku iki gihe iyo bibaye cyane abagabo muri make nta mugabo utaha saa sita ngo ajye kuryamo. Yego. Tureke gukabya. Uhagije. Ntabwo ajya imfizi. Imboga zazamutse. Ntabwo agiharirwa imfizi, ahubwo aharirwa abana. Yego. None se ubundi hakorwa iki? Ikintu twakora mu by'ukuri dukwiye kuba ibihugu byo hanze. Hari ibihugu bimwe natembereyeho, yego, usanga bihaza mu biribwa byose, bafite amamashine avomera mu gihe imvura itari kuboneka. Yego. Se ubu iyi n'ahangaha hageze ntabigeze mpabona ikiyaga cyangwa imigezi ikabije. Yego. Ariko sinzi ko twageze, ariko mu bihugu bimwe nagezemo nabonaga bafite amazi hafi yabo. Yego. Bafite n'imipira kugira ngo babone ibigori igihe cyose ntabwo bajya mu bigori. Nawe ziderutse guhora ugura ibigori, ntacyabona aho bigura, birahenze. Ese imboga ubundi abantu n'ubuhumyi burakabije muri iyi minsi. Icyumvikana rero abantu ntibakirya imboga, umufuka w'imboga ugeze ku 200. Dore ikintu cyari pastor, sibyo? Niba turi gushaka igisubizo cy'uburyo twaca inzara cyangwa kurwanya inzara, duherewa hafi ku bishoboka. Ufuza urugero rw'imboga, kandi buri wese atashobora gukora akarima k'igikoni, ukakavomera n'imvura itaba yaguye, ubwo ikibazo cy'imboga kizaba kigeze gute? Gikemutse. Yesu si gukora akarima k'igikoni.
ibyo ntidukora ikiganiro nabwo nzabikwereka oya bazi unyemerere ko ukazi kuko abantu benshi bafite igitekerezo cyo kugira imboga iwabo. Yego umunsi twateguye ikiganiro cyo gukora akarima k'igikoni nzabasobanura tekinike zose. Yewe ntabwo biri ngombwa ko tuzakora ikiganiro, ndashaka kuzaza iwawe unyereke ukuntu mu by'ukuri ka karima k'igikoni bagakora. Yego imboga zose umuntu akaba zifite, karoti zikaboneka. Ibyo nta kibazo, ibyo zikubikora. Ibyo gihe nakubwiye ngo ni ibintu byoroshye ku buryo twagikemura iwacu, ahubwo wenda yumbwira ngo ese giye ko nkodesha akarima k'igikoni nzagashyira he? Abakodesha ngiye nabaye ahantu hanini cyane nkodesha. Yego imboga narazihinga. Ni umukozi w'Imana numva nawe rega ubona mwe mubona amaturo kwanza we nta n'ikibazo cy'inzara ufite. Amaturo sara cyangwa oya ndebye uko umeze nta kibazo cy'inzara ufite numva ahubwo inzara irahari. Uzi ko ubu ngubu nanjye mu bantu kurya ku manywa buri njyewe ku giti cyanjye. Yego basta wereshyizemo gutebya ariko abakunzi bacu badukurikiye reka tubabwire ko ubu turi kugerageza gushakisha ingamba zatuma byiza turwanya iyo nzara. Birumvikana wenda hari ibyabaye tutasubiza inyuma, ubundi ikindi kintu cyo gikenewe ni uguhunika. Nimba twagize icyumweru tugahunika, urayihunitse wowe witeganyiriza. Uvuze guhunika ndabyibuka. None se ntabwo uzi ko ibigega bari kubisenya kubera ziriya ntambara zo hanze? Arumvishe ngo hari ibigega bari kujya batwika, ibigega bya esanse, ibigega bya mazutu. Nuhunika imyaka yo bakaza ibigega byo mu Rwanda biramutse bigezweho na butire. Rero reka nkubwize ukuri, buriya ntuzatinye kwizigama ufite ubwoba bw'ibizaba. Ibizaba ntabwo bizi, ahubwo wowe icyo ukora ubuzima bwawe ujye uhora uteganya, kuko nudateganya bya biza ntibibe urumva udahombye. Icyiza rero wahunika, amahirwe twebwe rero dufite umutekano usesuye. Hari ukwizigama muri w'amafaranga, hari guhunika mu buryo bw'imyaka. Twabonye ko hari n'ibisubizo tugomba kwishakira byari byo gushyiraho uturima tw'igikoni n'ibindi byinshi. Ahubwo pasi tugana ku musozo, ni iki wabwira abakurikiye Dogs 14 TV nk'ijambo ryo gusoza? Ijambo nababwira maze kumva guhunika. Njya mbabwira ngo muhunikaho ingesi n'ingenzi zitakira, ariko cyane cyane hari ubwizigame dukwiye gukoraho. Sikubimbwiyeho ko nkumva nibyo. Ubwizigame, guhunika, se ntabwo iki gihe bazi guhunika. Bagomba kubimenya kuko wenda n'ibindi tutajya tuvuga, hari no kuhira ibyo bita irigasiyo. Ibyo byose ni tekinike zigomba kuzajya zikoreshwa. Mara kumva ikintu cyo guhunika, inama y'ikiriya Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Twigire, twiha kuhugira ku byo mu mahanga, turi kubona rwose inzara izatwica. Hakiya mu cy'ibirayi 500, ikiro cy'umuceri 5, ikiro cy'ibishyimbo 5. Reka twihunekere dukore ibigega. Byose ni ukuvuga ngo byatewe na Ukraine, intambara muri Ukraine iragenda bizakemura. Ubundi se Akirene kuva na kera twaryaga Akirene ariko nenda tuvuge ngo abantu rusagaye aho n'indi ngo bitaga rupfurasi ahindi bise ngo kinga muzungu baje. Izo nzara zose niko nagize, ariko izo nzara zose zaturukaga ku bantu batagiraga ubwizigame. Bashobora kuba ufite ahantu harimo nka hegitari 50, ntuhahinga ukayihorera, ufite inka yonyine imwe yonyine gusa ngo izajya iharisha. Abakurikiye Dogs 14 TV, icyo twabwira none ntabwo nubwo hari ikibazo cy'inzara ariko ntabwo biragera aho bikabije cyane. Nubwo mu bice bimwe na bimwe by'igihugu hari kuboneka imvura, n'ababuze imvura, n'ahabuze imvura, izuba rimeze nabi, ariko mu kwizera turizera ko rwose mu gihe gitoya hari abazaba bejeje bahahire ku bandi. None pastor wasengeye abadukurikiye, ntabwo nasoza ntabwiye abantu badukurikiye iyi saha. Iyi saha
birasa mo saa 12:09. Ni isaha ndi kubwira ngo umuntu wese utwumva muri aka kanya nahagarare mu kwizera, ubundi dusenge kwizera kubantu b'imfura. Kubera ko igihe cyacu cyagiye byibuze mu munota umwe dusengera no kuba abantu ntibongere kubwirirwa, ntibongere kubura. Ese uri umwe mu bacu nawe dufatikanye gusenga urizera? Abanye ntago nzi abari bo, ariko ngiye ikintu cya mbere ndize. Wemera butatu butagatifu? Wenda ibyo ni ibintu birebire bihabanye, ahubwo icyo nagusabaga usengere abakurikiye Dox14 TV kugira ngo n'ukuri ntagire ababura cyangwa babwirirwa. Yes, abadukurikiye muhagarare mu kwizera. Tugiye guhagarara mu kwizera, kwa kwizera kumanura imvura. Umugabo bitaga Eliya ngo amaze ngo kubona ngo agacu kangana n'ikiganza, arabwira ngo hari imbaraga zo kwizera, arabwira ngo nimwongere mwizere, aravuga ngo nimubwire aha ngo yurire igare imvura itamunyagira atarageraho yogama. Nanjye mpagaze mu kwizera kw'ijambo ry'Imana, ndahamagara umwuka w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara gukora kw'Imana mu izina rifite ubutware n'ubushobozi. Turamburiye ibiganza byacu kuri kiriya kirere kugira ngo ikirere kigushe imvura ku bayisaba n'abatayisaba, ku bavubyi n'abatarabavubyi, mu izina rifite ubutware n'ubushobozi. Iyo mvura turayingingiye kugira ngo imanuke muri aka kanya. Imana akora imirimo n'ibitangaza, abantu babone kuri Imana, igihugu cy'u Rwanda kibone kuri Imana, isi yose babone kuri Imana ishoboye, maze bahere ko bashima izina ryawe. Mpagaze mu kwizera, nizeye ko imvura iguye. Mpagaze mu kwizera, nizeye ko imvura iguye. Mpagaze mu kwizera, nizeye ko imbuto zeze. Mpagaze mu kwizera, nizeye ko ibishyimbo byeze. Mpagaze mu kwizera, nizeye ko ibiciro bikatuse. Mpagaze mu kwizera, nizeye ko ibyo byose Mana ari wowe bikoze. Bisabye n'izina rya Yesu Kristo. Amen.